magana abiri yari asigaye. Arangije ahita ambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo duzinduka mu gitondo haba umuganda. Cyahare ndamwihorera bigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwa. Tavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. ufite network mbi ni wowe cyangwa n'undi muri kumwe? Ni wesha Wino kiraho kamera kandi mu buriri mana yanjye. Kamera uburiri nyine twarabonye no gusambana muri wa mukobwa. Iki nabonye uraho wino kuri kamera umusa. Amakuru ni meza biracamo. Ni gute tubona zizi yawe ugahita uhunga biraho biragenda? Sha umva mwarantarabitse. Kwaguharabitse gute? Ndagira itanyara ngo mfite irongoro. Uri he ya mpangu ino hano? Mu rugo. Wera turebe. Utagira inyara? Ndagira irongoro. Okay, bira bintu byavuye ya mpano bira bintu nibiki? Bro, hari igihe mutekereza ko muri gutwika ariko ibintu bigashobora kukurindimura. Byagenze gute? Biriya bintu rero ni ibihuha byazanwe ntabwo ari ibihuha kuko bivugwa ko Pazo mwabanaga wamwambuye ukamwiba amafaranga. Urumva? Akafatiriya video urimo gusambana akaba ari wishyira hanze. Ntago namwambuye amafaranga. Ego muracyakorana? Ntago tugikorana ariko mwarashwanye by'ukuri? Twarashwanye ntago tugikorana urumva. Nyuma yashatse yakukangije biriya bintu nibikangisho yashizeho ibikangisho byo gushaka kuguharabika. Biriya bintu ni bibi. Niyo mpamvu wabonye nabigize blague urumva para kumenya amakuru naraguhamagaye wanga kunyitaba. Bamwe ntekereza ko ari ugutwika urumva. Ndavuga ntabwo ufite ubwenge bukeya ku buryo watwika kuri kare yakageni wambaye ubusa. Ndaceceka nyine ndapfusha bigira blague. Ndagiye kizagira ubaze umbwire ubundi ukuri n'ukuri. Arese sikiraho kamera pe nibwo nyibyuka we. Ariko se wagiye urega ko mani ko nzi kuri umuntu w'umutaramu. None se nawe ifite ikintu cy'igikobwa ko gukuntu kuri utinya gushyiraho kamera umuntu w'umujama. One and only one umugabo w'umuhanga mu kuririmba no kwandika. Wemeze bite musa? Meze neza kabisa. Byagenze gute? Bira bintu kwari ugutwika byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika? Urumva nge na Pazo twarakoranaga kandi ndabona. Yego. Noneho ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero Pazo ndifuza yuko watangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo kontrole ibintu byawe neza nanjye nkontorore ibintu byanjye neza kurushaho. Yego. Ndicara ariko ndavuga ati kuhita mbikora gutya n'ubu nago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turaganira namwe ati rero ngiye gushakira 500. 500 bitari ku mafaranga twavuganaga nyine. Yego. Ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 500 ngenda banguhaye 300 noneho biraka bibiri dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. Yego. Ariko mbise nanjye nsure bikunde mpumeke. Mbone numva ngewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango. Yego. Noneho ndamubwira arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yampaye. Wow. Wari waramurongoye se ari umugore wawe?
oya ntabwo ari umugore wanjye kabisa. none se Noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo se urampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desasi zigaye ko nta n'ibyumweru ko nta n'abanaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto njyewe urumva ukuntu naramubwiye njye Pazo duhura twahuye mu bihe nari mfite indirimbo ziri hit ariko abantu batanzi. Nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. Yego. Nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. Ndamubwira ati rero ngwino twibanire nge 10% ku mafaranga yinjiye. Uyimuha 10% ku mafaranga yinjiye. Yego. Ndangije nyine turakora akajya mfata challenge noneho nyine tubana byeruye. Yego. Ubana nawe mu nzu. Yego. Waramufashe no kuvanga umumuvinga ini kubera iPhone 13. Urumva yabaga namusanze kwa Didimani. Yabaga kwa Didimani. Ariko Didimani bafata ibiganiro byo kuri YouTube bakoresheje telefone. Ariko nkabona ntabwo nyine nkabona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. Oya wijyaho gutyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. Yego. Noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte. Yego. Nkumenyere buri we nta kintu na kimwe uzajya ugura. Yego. Nibyo kurya nta kintu wowe ntacyo ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe. Uhereze n'10% ku byinjiye. Ubwo niba twinjije miliyoni ndaguherezaho 100 uya saving. Noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu, umuriro, amazi, ibyo kurya, umukozi. Turakorana gutyo noneho kugeza tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga i Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. Yego. Tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. Mbere twararanaga aho mwabaga i Nyamirambo. Mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. Wararaga ku buriri bumwe. Ariko nyine rimwe na rimwe nahare Yesu abandi yari afite ghetto mu rumu nawe yabagamo i Nyamirambo ku nawe kubera ko atwara amakamyo. Rimwe na rimwe yajyaga yakirarirayo kubera ko umuntu nawe ntabwo akundaga kuba hari. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego. Urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego. Araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu nigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana. Yego. Yego. Bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana. Yego. Bivuze ngo wabanaga mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye. Yego. Inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space. Mutapinge screen. Noneho nibwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu. Noneho ndamwicaza ndamubwira ati Pazo ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo unduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye. Mu myambarire, mu mivugire, mu migendere abo ugendana nabo ubahindire kugira ngo tutagetinga ibiraka binini.
nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye wirirwana na sorti na Didimani niko byumva zo bajyanama turabiganiraho noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira i Nyamirambo kuba kwa Petit Frere, birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye. Ndamubwira ati okay naribi, ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero na washaka amafaranga uma atari ku mafaranga uma nyine yo ku ruhande kugira ngo ni disuganye nimuke nanjye niterera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntaribi, ati ya 300 nta kintu yamarira usama 500. Rero namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora, nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze. 500 kwita nyaterurira nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose kosho yava hehe. Ndavuga ati byibura nzaguha desa mawe 300, nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka. Yego Arambwira ati ntaribi, tuza kujyana ku Gisenyi, tujyanye ku Gisenyi ariko nza ku umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ya mpano ntago ujyuma amafaranga wateye imbere none ntago wigeze uhindura umushahara kumpa, ugomba kunyongeza amafaranga. Producer wawe? Yego. Ariko ibyo bibaye nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba? Oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse. Yego. Ibyo nabyo ndabigeraho nanone. Noneho amaze producer amaze kujya ambwira gutyo, ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo. No Pazo za kumwicaza ndambwira ati ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka, mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane nta biraka twagize, wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza. Mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona. Yego. Noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhi